icyo gicu gitwaye urumuri rwawe. Amaso yanjye ahora ashaka aho uri, ariko ni ubusa, ni umwijima gusa. Impumuro yawe irasiya umura mu nzozi, ijwi ryawe rikomeza kunyibutsa ukuri. Kangweneza uribagiranye n'ibishoboka, waragiye ariko usiga umutima wanjye ushengutse. Ndaguhamagara mu kirere tayo umutuzo, ariko ijwi ryanjye rigaruka nk'umuyaga. Nagisubizo, iminsi irashira ariko rwibutso ntirugenda. Ibuka uko twasekaga, uko twaririmbaga, imvugo zawe zineza zasize shyuho, nk'umusozi utakibasha guhagarara wonyine. Ndagutekereza mu bisanzure b'inyenyeri, icyo twapfanye kiracyavugira mu mutima wanjye. Kangweneza uribagiranye n'ibishoboka, wararagiye ariko usiga umutima wanjye ushengutse. Ndaguhamagara mu kirere tayo umutuzo, ariko ijwi ryanjye rigaruka nk'umuyaga. Nagisubizo.